Imana iguha umugisha kandi uwiteka Imana kurinde ndetse aguhe amahoro n'ubugingo nk'uko twabitangiye rero uyu munsi wa none. Nshaka ngo tuze kuganira turebere hamwe abakobwa batandatu kwiyemeza gushakana nabo ni ukubanza kubitekerezaho. Iri kintu kiganiro cyangwa tuze kuganiraho impamvu ni iyi. Impamvu ni uko gushaka muri iyi minsi ari ibintu bikomeye ndetse binagoye, ariko cyane cyane ko usanga ingo nyinshi abantu barimo gutanga amamiliyoni, ugasanga batanze amafaranga, abantu biriwe bambaye imikenyero, imiryango yabo iriwe imeze neza, ariko mu kandi kanya wajya kubona ukabona ingo zise zisenyuka. Ibi rero mu gusenga Imana nagiye kumva numva umutima uranganiriza, numva ijwi riranganiriza ngo nganirize abantu bose. Waba uri umukobwa, waba uri umuhungu, waba uri n'umugabo wubatse urugo, waba ari n'umubyeyi ufite n'umwana uzashaka cyangwa se ugiye gushaka. Ibi rero nibyo ngiye ngo tuzuganiraho, tuvuga ngo abakobwa batandatu kwiyemeza gushakana nabo ni ukubanza kubitekerezaho neza. Mu gihe utabitekerejeho neza rero bizana ikibazo ndetse bikazana n'akaga no kuzana ibigeragezo bikomeye. Ahangaha ndashaka kubwira ngo guhitamo uwo muzabana ubuzima bwose ntabwo ari ikintu cyo guhubukira, ntabwo ari ikintu cyo kuza uko ubonye bwakiye mu gitondo, cyangwa se ubonye umuntu, uko ubonye umuntu rero ngo uhise uze urafata. Ahubwo ni ukubanza rero kubitekerezaho, guhitamo uwo muzabana ubuzima bwose. Ni ukuvuga ngo ni icyemezo kimwe gikomeye mu bintu umuntu wese atekerezaho. Nyemera rero tuze kureba aba bakobwa batandatu umuntu mbere yo kugira ngo ushakane nabo ariko kubanza kubitekerezaho neza cyane. Aba bakobwa batandatu numara kubumva bizagusaba kubanza kubitekerezaho neza cyangwa se ugashyiramo stop. Ariko mbere ya byose reka tubanze dusenge Imana mu izina rya Yesu. Nyagasani Uwiteka Mana ishobora byose, ni wowe wenyine waremye ijuru n'isi, ni wowe mutabazi wacu, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri Imana yacu bwite, uri Imana y'icubahiro, Data wa twese mwiza. Izina ryawe mwami niryubahwe, kandi uburinzi bwawe n'icyoro cyawe n'urukundo rwawe rukomeze kubana natwe, rutugoteshe amaraso yawe. Umuntu wese ugiye kumva ikiganiro, imbaraga z'Imana zimwuzure, uburinzi bw'Imana bumugote, amasezerano y'Imana aze ku buzima bwe, icyoro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amina. Imana rero ikugirire neza. Reka nguhe ikaze kuri Humura Program TV, uri kumwe na Pasiteri Shimiye. Imana ikugirire neza cyane rwose, kandi Uwiteka Imana akurinde. Ibi bintu rero ni bikorwa mu guhubuka, kuko iteka ryose iyo ugiye kubaka urugo ukarukora mu guhubuka haza ibibazo bikomeye cyane, kuko si ibintu byo gukina. Kubaka urugo banza umenye neza ko atari ibintu byo gukina, kuko uhisemo uzahindura ubuzima bwawe, cyangwa se ugiye guhitamo amarangamutima yawe. Ko gushaka burya nuko Bibiliya yabivuzeho cyane ubwo Imana yabwiraga Adamu, yarambwiye ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ahubwo aravuga ngo reka nkuremere umufasha ugukwiriye, nkuremere umufasha ugukwiriye. Ni ukuvuga ngo umuntu mugiye kubana ni amahitamo muzabana ubuzima bwose. Kuko ngiye kukubwira abakobwa batandatu uyu munsi, ndakubwira ubwoko butandatu bw'abakobwa, cyangwa se ndakubwira abakobwa batandatu ugomba kwitondera cyane mbere yo gufata icyemezo cyo gushakana n'uyu muntu. Ni abakobwa batandatu mbere yo gushakana nabo, mbere yo gufata iki cyemezo ugomba kubanza kwitonda cyane cyane. Impamvu ni iyi. Impamvu ni uko usanga abantu batanga amamiliyoni. Nahoze ndi kureba nsanga maze gusezeranya abakobwa, ubukwe bw'abakobwa n'abahungu, kuko nsigana certificate mu rugo, nsanga ni benshi cyane. Ariko muri aba bakobwa n'abahungu kenshi ndabakurikirana, ndashimira Imana ko nta rugo rurasenyuka. Icyo cyo nyishimiye Imana, nta rugo rurasenyuka, nta rugo rurakora divorce.
icyo ngishimira Imana. Rero uyu munsi kugira ngo ubanze kunyumva cyane, niba uri umuhungu, niba uri umupapa, niba uri umuntu runaka, icyambere, niba umwana wawe agiye gushaka se akaba agiye kuba ku rugo, umukobwa wa mbere ugomba kwitondera ni umukobwa udakunda Imana. Umukobwa udakunda Imana, niba umukobwa adafite aho ahagaze mu Mana, mu mbaraga z'Imana, uyu mukobwa ntatekereza neza. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kubanza kumenya. Umukobwa wa mbere ni umukobwa udakunda Imana. Kubera iki ugomba kwitondera uyu mukobwa? Nuko kuko umuntu udafite Imana mu mutima we ntabwo agira ihame rikomeye ndetse rimuyobora. Uzasanga adafite amahame, uzasanga adafite ikimuyobora, we ayoborwa gusa n'amarangamutima ye. Uyu munsi rero aragukunda, ejo ashobora kuguhinduka. Uyu munsi wa mukobwa udakunda Imana aragukunze uyu munsi, ariko ejo ugasanga araguhindutse. Ibi rero, urugo rudafite Imana akenshi ruba rufite ibibazo ndetse byinshi. Ibyo bibazo rero, icya mbere kutumvikana, ikibazo cya kabiri uzasangamo kutubahana, ndetse icya gatatu ni amahane. Urugo rwiza rero rutangirira ku Mana. Uyu mukobwa utagira Imana muri we, uyu mukobwa udakunda Imana, wa musore we, uyu mukobwa muzibukire. Muzibukire nta muryango mwe. Uyu mukobwa udakunda Imana uzibukire. Uwa kabiri ni umukobwa ukunda amafaranga kurusha urukundo cyane. Ahangaha ngeze ku ngingo ikomeye cyane. Umukobwa ni umukobwa wa kabiri ukunda amafaranga kurusha urukundo, cyangwa se kuruta urukundo. Hari abakobwa bakunda ibintu kuruta abantu. Ibi rero ukwiye kubyitondera cyane. Uyu mukobwa aza kukureba, uyu mukobwa aza kukureba atareba umutima wawe, ahubwo aza kureba ibyo ufite. Sinzi niba uraza kunyumva neza cyane. Uyu mukobwa iteka ryose yaje kukureba, cyangwa se iyo aguhamagaye, ikizabikwemeza, akubwira amavuta yashize, akubwira ko simbizi, akubwira ibyo akeneye. Ni ukuvuga ngo we ntabwo aza kukureba abikuye mu mutima, ahubwo aza kureba amafaranga ufite, aza kureba imodoka ugendamo, aza kureba ubuzima ugaragaza inyuma, inzu ufite, agaciro k'ibintu byawe. Uyu rero, uyu mukobwa iteka ryose ikizabikwemeza ni uko ibi bishobora gutuma agukunda igihe ufite bya bintu twavuze haruguru, ariko iyo ubuze cyangwa se iyo ubibuze bya bintu bikagenda bikayoyoka, nawe arabura cyane. Uzabicunge neza. Iyo ugifite akazi cyangwa se umukobwa uzamupime, umuha amafaranga ukamuha buri kimwe, hanyuma umunsi umwe yaguhamagara, mbese nk'igihe cy'ukwezi kose yaguhamagara ko nta kintu ufite, uwo mukobwa uzahita umubura kuko azigendera. Urukundo nyarwo rero ntirushingira ku mafaranga, ntirushingira ku bintu, ntirushingira ku byo turebesha amaso, ahubwo urukundo nyarukundo rushingira ku byo abantu bakwiriye batekereza mu mutima cyane. Uyu mukobwa rero bigusaba ko umwirinda, cyangwa se gushakana nawe ni ukubanza kubyiyemeza, ukabanza ukabishyira mu mutima wawe. Umukobwa wa gatatu ndetse ugomba nawe kuza kwitwararika ni umukobwa uhora mu makimbirane. Ubu rero hari abakobwa bahora mu makimbirane, hari abakobwa bahora mu ntonganya, hari abakobwa bahorana amakimbirane bagenzi babo, ndetse nawe ubwawe ukabibona. Rimwe na rimwe ugasanga aguhoza no mu makimbirane mutaranabana. Niba mutarabana ari mu makimbirane, wibwiye ngo numuzana uyu mukobwa ukamuzana bizakubera byiza. Niba umukobwa ahora ashaka intonganya, tekereza kabiri.
uyu mukobwa ukaba umuzi ko ahora mu ntonganya, ukaba umuzi ko ahora mu bibazo, inshuti yanjye, tekereza kangahe? Tekereza kabiri. Ibintu bito bihinduka ibibazo bikomeye ku buzima bwe. We ntabwo yihanganira twa tuntu dutoya, urakumva, ntiyemera amakosa ye. Uyu mukobwa utemera amakosa ye birashoboka ko arega mureke mbabwire, ni ukuvuga ngo umuntu ugiye gushaka ntabwo ari marayika, ndetse nawe ubwawe ntabwo uri marayika. Umuntu wese yakosa, ariko uyu mukobwa utemera amakosa ye iteka ryose, agahora we yumva ko ibyo akoze ari ukuri, ahora ashaka gutsinda mu mpaka. Ni ukuvuga ngo impaka ze ahora ashaka ko atsinda gusa, ntabwo ashaka gutsindwa. Uyu mukobwa rero mwitondere. Ibi bituma rero urugo ruba nk'intambara iteka ryose zidashira. Numushaka niba ahorana bya bintu, niba ahorana bya bintu akubwiye cyane, agashaka ko we mu mpaka ze ahora ashaka gutsinda, ibi rero urugo rwanyu ruzahora intambara zidashira. Urugo rero si aho kurwanira, ahubwo urugo naho kuruhukira. Nibyo ndetse abantu bakwiriye kuza kubanza kwitondera. Ubundi urugo ntabwo ari intambara, urugo si aho barwanira, ahubwo banza wumve neza ko urugo naho abantu baruhukira, bakwiye kubonera imbaraga ndetse ubutwari, ubushobozi, bigatuma ba bantu babana mu mahoro. Ibyo rero wamaze kubyumva neza no kuza kubisobanukirwa. Ahangaha twari ku mukobwa wa gatatu. Umukobwa wa kane rero ugomba kwitondera, ndetse wanamushaka ukamushaka ariko ubizi neza ko ari ukwizirika, cyangwa se ukabanza ukabyiyemeza. Ni umukobwa utubaha. Umukobwa utubaha ni ukuvuga ngo kubaha ni inkingi y'urugo. Ubu rero hari abakobwa batubaha, uzi ko hari abakobwa batubaha pe, hari abakobwa batubaha. Niba umukobwa agutuka mugishakana cyangwa se muri fiyansaye, ukabona uyu mukobwa nakubaha, cyangwa se ukabona atubaha inshuti zawe, cyangwa se ugasanga atubaha abandi bakobwa babana, swati bagiye kumusura, cyangwa se niyubaha ab'umuryango w'iwanyu cyangwa se uwiwe, mukiri muri fiyansaye, umukobwa utukana, umukobwa akavugiraho nabi imbere y'abandi, ugasanga na disipurine ntibiri hanze, kandi uri muri fiyansaye nawe, ariko ugasanga we nta kintu na kimwe yitayeho, ugasanga ibintu byose ari ntibindeba. Uyu mukobwa rero atita ku bitekerezo byawe. Uyu mukobwa ntabwo yita ku bitekerezo byawe uri kumubwira. Ariko reka mbabaze urugero, umukobwa niyubaha, ntashaka kwita ku bitekerezo byawe, urambwira ati twebwe ndashaka ko dukora gutya, ahubwo ibitekerezo byawe ntabwo abyitayeho. Uyu mukobwa kumushaka rero, muvandimwe, inshuti yanjye, banza ubimenye neza ko, menya ko niyo mwashakana ibyo azakomeza kubikora cyane, azakomeza gukosa. Ibyo ukwiye kubyitondera, ukabanza ukabimenya ko ibyo ngibyo nimunashakana azakomeza, ntabwo azabirekeraho, ahubwo azakomeza. Urukundo rero rutangira mu kubahana, ruba rutazaramba. Rutangira mu kutubahana, rutangira mu kutubahana, urukundo ntabwo ruzaramba. Ni ukuvuga ngo ni urukundo rw'igihe gitoya. Bibiliya yaravuze ngo n'urw'igihwayihwayi, n'urw'igihwayihwayi. Urukundo rutubahana, rutihanganirana muri bya bintu byose, urwo rukundo rwose ndakubwiza ukuri ko uzaba urimo kuvomera mu kitoga, siko bavugana mu kinyarwanda. Ni ukuvomera mu rutete, ni ukuvomera mu kiva.
ni ukuvomera mu kiva, icyo kinyarwanda mu rutete. Urutete sinzi abana b'ubu ko bazi urutete. Urutete ni ikintu batwaragamo inzoga, ikibindi cyuzuye inzoga bagashyira mu rutete, ariko ugishyizemo amazi nyine ntabwo yajyamo. Nibyo ngibyo rero. Umukobwa wa gatanu ukwiye kwitondera, cyangwa se nunashaka nawe ukazabanza ukabyiyemeza ngo twabitangiye mu mutwe w'ikiganiro cyacu, ni umukobwa ukunda ubuzima bwo hanze cyane. Nibavuga ubuzima bwo hanze cyane ni ambiance, iraha. Umukobwa ukunda iraha, umukobwa mbese buri gihe we ahora ashaka ko kukubwira dusohoke. Hari abakobwa rero batishimira gutuza. Uyu mukobwa ntabwo ajya yishimira gutuza, ahora mu birori. Abakobwa b'igihe bahora mu birori. Inshuti nyinshi zitazwi neza ntizahorana, wamuhamagara buri gihe akubwira ko ari, babyita niba ari blood shower. Ibindi ukakubwira, wamubwira buri gihe akubwira ko ari muri pate, niba ari pate simbizi. Ni ukuvuga ngo ni ibirori bidashira, ahora mu birori, agira inshuti nyinshi zitazwi neza. Ubuzima bwose nubwo kwinezeza cyane. Ibi bishobora rero gutuma urugo rwanyu rutagira ituze. Igihe uzamushaka, menya ko urugo rwanyu nta tuze. Kubaka urugo bisaba icyambere gutuza. Agomba kuba ari umukobwa utuje, agomba kuba ari umukobwa kwitangira urugo, akarwitangira, ndetse no gushyira imbere umuryango aho gushyira imbere bya bintu. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa numushaka iteka ryose, cyangwa se mu gihe mukiri fiyansaze afite za bintu twavugaga hano hejuru, we icyo azakubwira, azahora kwaka amafaranga. Mfite isabukuru y'umushuti wanjye, mfite blood shower. Blood shower ni nziza rwose, muzaje muzikora cyane, ariko ndashaka gusohoka ahantu runaka. Azakubwira ibintu birenze, buri gihe birenze. Uyu muntu udatuza rero, kumushaka nshuti yanjye, banza umenye ko ari ukwizirika, ndetse no kubanza kubitekerezaho neza cyane. Ni nayo mpamvu abantu barimo gushaka bahuriye ku ma Facebook, bahuriye ku ma YouTube, bahuriye kuri za TikTok. Umuntu numuzi, umuntu nuzi imico ye, umuntu niwamumenye, ntuzi ni wabo, wowe ugahita ushaka. Uyu muntu ashobora kuzakunywesha amazi nk'ibisusa. Umukobwa wa gatandatu ari nawe ngiye gusorezaho, bisaba ko witondera, cyangwa se wamuzana bigagusaba kubanza kubitekerezaho neza cyane. Ni umukobwa udashaka guhinduka. Ubu ngubu hari abantu badashaka guhinduka. Hari umuntu ugira inama, hari umuntu ubwira, wamubwira kugira ngo ahinduke, ahubwo akarushaho kugenda kuza za ngeso ze, adashaka kuza kukumva. Nta muntu utunganye ku isi, nta n'umwe rwose. Nkuko nabivuze haruguru gato, abantu bose ntabwo ari abamarayika, maze mubyumve. Uwo ari we wese yakosa. Ari umugabo, ari umusore, ari n'umukobwa, ari n'umugore, wese yakosa. Nta muntu w'intunganye ubaho. Nta marayika wavuye mu ijuru ngo aze kubaka umuryango, ntawe ubaho. Arega abanza umenye neza ko n'abamarayika burya iyo bavuye ku isi kenshi baba banduye cyane. Iyo bageze imbere y'Imana, mbere yo gutanga message, babanza bakezwa. Rero ahubwo nuko umuntu wese agomba kubanza kwimenya ubwe. Gusa ikibazo si amakosa, banza wumve. Ahubwo ikibazo ni uko utemera guhinduka. Ikosa uwo ari we wese yarikora. Ari umugabo yakora ikosa, ari uwo musore yakora ikosa, memu uwo mukobwa yakora ikosa, n'umugore mu rugo yakora ikosa. Ikibazo rero si amakosa, ahubwo ikibazo ni uko utemera guhinduka. Kuko burya iyo umuntu yemeye guhinduka uwo ari we wese, akemera guhinduka, agafata ubuzima bwe, akemera
kuwucanamo ariko aciye bugufi, byanga bikunda Imana iramanuka ikamugira neza, ndetse n'urugo rukaza kuba rwiza. Ariko niba uyu mukobwa atemera kugirwa inama, akaba yibona nk'uwuzuye, banze wumve, niyigira ku makosa yakozwe, cyangwa se ngo amakosa yigeze gukora amubere isomo, uyu mukobwa uzagira ubuzima bugoye cyane numushaka. Ibyo wamaze kubyumva, numushaka uzagira ubuzima bugoye cyane. Rero ahangaha birashoboka ko hari abantu benshi bafite n'ingo zimeze nka gutya bataramenya, ariko burya washatse uyu muntu uteye aka kageni. Gushaka rero si uguhubuka kw'abantu batunganye, oya, cyangwa se gushaka si uguhura n'abantu batunganye, oya, ahubwo gushaka ni urugendo rwo gukura cyangwa se rwo gukorera hamwe. Ibyo nibyo ukwiye kubanza kumenya no kuza gusobanukirwa neza, kuko icyambere gushaka, ahangaha wowe ubwawe ufite umuryango wavukiyemo, undi nawe afite umuryango wavukiyemo, mugiye gushakana ariko mutararezwe hamwe, ndetse na karitsiye si imwe, ahubwo umwe avuye iriya undi avuye ino, ndetse mugiye guhura kugira ngo muhindure cyangwa se mwubake umuryango. Ni ukuvuga ngo mugiye kubaka igisekuru cyanyu. Jyewe ngubu nubatse igisekuru cyanjye, igisekuru cyanjye nicyo kwanshimiye. Icyo gisekuru rero ni ukuvuga ngo uwo muryango ngiye kubaka ni igisekuru ugiye kunkomokaho. Ariko iteka ryose igihe umuntu ashatse abakobwa, uzasanga harimo ibintu bigiye bitandukanye. Nibyo byasanga ugasanga umuntu amaze gushaka abantu bagera muri 6, kandi gushaka abantu 6 rimwe na rimwe cyangwa se 4, bose rimwe na rimwe uzasanga babyaraho abana. Uko babyaraho abana uri kubyara imico itandukanye, ndetse nawe ubwawe ba bantu mugenda muhura urimo kugenda wiga n'indi mico itandukanye. Umuntu wa mbere si wo muco yari afite, uwa kabiri si wo muco yari afite, uwa gatatu si wo muco yari afite. Ni ukuvuga ngo umaze kwiga imico myinshi, ndetse yewe reka mbihurize nangaha, abantu mushaka abakozi rimwe na rimwe mugashaka abakozi, uhinduranya abakozi, uhinduranya imyenda, abana bawe uri kubigisha imico itandukanye. Ibi ngibi uzabanze mu bimenye. Jya wihangana, nibura umukozi banzu umwigeho nujya kumuzana, ariko uguhinduranya abakozi niko uri kwigisha abana bawe imico itandukanye. Menya neza ko niba mu mwaka umwe uhinduranya abakozi 5, ubwo umukozi akoze amezi hafi 2 n'igice, menya neza ko abana bawe ubigishije imico 5 y'abantu batandukanye babanyuze imbere. Ibi rero ni ikintu gikomeye. Ahangaha rero mvandimwe, gushaka si umukino, oya, gushaka si umukino, ntabwo ari ukwishimisha gusa, kuko hari abantu bashaka ari nk'ibintu byo kwishimisha, ahubwo gushaka ni ukubaka ejo hawe hazaza cyane, ndetse hamwe n'urubyaro rwawe uzabyara, wa muryango nahoze ndi kuvuga, cya gisekuru ugiye kubaka kugira ngo kizarusheho kumera neza. Kugira ngo rero ubishobore neza cyane, banza ufate igihe cyo gusenga mbere yo gutegereza gushaka. Icya kabiri, banza ufate igihe cyo gutekereza neza ibintu ugiye kwinjiramo. Hanyuma icya gatatu, banza ugishe inama umutimanama wawe, ababyeyi bawe, cyangwa se undi muntu wawe w'inkora mutima zawe, kuko no kugisha inama nanone bigusaba kubanza kugisha inama abantu. Ariko mbere nubona umukobwa, banza umumenye iwawe, umenye karagiteri ze, umenye imico ye, umenye buri kimwe cyose kimugenga, ndetse n'ubuzima bwe uko buteye. Ahangaha rero niho
uzaba uhisemo neza, ubuzima bwawe buzaba umugisha. Ariko uhisemo nabi ushobora kumara ubuzima bwawe bwose wicuza ko wahisemo amahitamo mabi cyane. Imana rero iguhe umugisha. Reka nsoze mubwira ngo urukundo rw'Imana ruze kubana nawe, kandi umugisha w'Imana ukugote, ukuzenguruke, ndetse imbabazi z'Imana zikomeho ibihe byose. Uranyemerera nze gusoza ngusengera, ariko kandi watugisha inama, twakugira n'inama nacyo bitwaye, ndetse kandi ushobora kuba warahuye n'ibi bintu byose, kuko burangura kubabwira ngo hari abantu, ubundi pasiteri ni umunyebanga ukomeye. Umupasiteri wese uzabona utagira ibanga by'ibintu umubwiye ugasanga agiye kubitagaguza hanze, uyu ntabwo ari umushumba, ahubwo uyu muntu bamwita nyirakarimi, kanekare cyangwa se kabi. Ariko kuko twebwe tugira inama umuntu, hari ibyo udashobora kubwira mama wawe, hari ibyo umuntu adashobora kubwira umugore we cyangwa se umugabo we, ariko ukaza ukatugisha inama, tukugira inama kandi yubaka abantu benshi, twagira inama zagiye zibafasha. Imana rero iguha umugisha. Reba munsi y'iyo video, hanyuma uduhamagare, harimo nimero yacu. Uwiteka Imana aguhe umugisha. Reka ngusengere. Imana, wowe wabanye natwe, Uwiteka Imana ishobora byose, ndagushimiye ko uri Imana, ndagushimiye ko uri umutabazi wacu bwite, uri Imana y'icubahiro, uri Imana y'igitangaza, uri umunyamaboko magari, uri umunyebambe Kristo. Izina ryawe mwami niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Nsengeye mushiki wacu, nsengeye mwene data, nsengeye umugabo, nsengeye uyu mugore, kugira ngo umugire neza, akomeze kumva imbaraga zikomeye z'Imana zigendagenda mu buzima bwe, kandi akomeze kumuhira. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe bize kubana nawe iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.